dusatire gutangira icyigisho cyacu cy'uyu mugoroba cy'iby'umwuka. Haleluya. Mbese abagenda bafashwa muri ibyigisho tugenda twiga ni bande rwose? Abagenda bafashwa kugira ngo ahari mbone yuko nanjye ntari kwirukira ubusa. Haleluya. Murumva hari icyo birimo kurema mu bugingo bwanyu? Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Nukuri ijambo ryayo yarahiye ko ritazagenda ngo rigaruke ubusa. Amen. Ahubwo ngo rizasohoza icyo yaritumye. Haleluya. Ntabwo ngo Imana ihagurutsa intumwa zayo bikamije gucyekenga umuntu mu byo yibereyemo mu bunyacyaha bwe, ngo ahubwo imuhagurutsa igamije kugira ngo itabare. Ubwo rero Imana yabonaga yuko kuri uyu musozi hakenewe ubutabazi bw'iby'umwuka kugira ngo abantu bumve icyo ijambo ryayo rivuga. Amen. Kandi ubutumwa ni wowe Imana yagize gute? Ni wowe yabwoherereje n'ubushyire ku bundi. Hano rero niko ijambo rivuga muri Yesaya 55 ku murongo wa 10 baranditse baravuga ngo nuko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka, bikameza imbuto, bigatosha n'ingundu, bigaha umubiri imbuto n'ushaka kurya bikamuha umutsima, niko n'ijambo ryanjye, niko n'ijambo riva mu kanwa kanjye rizamera. Ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Haleluya. Rizashobora gukora icyo nagize gute? Icyo naritumye. Ntabwo dukwiriye kuba abantu bagambira Imana mu gutwara ijambo ryayo. Niba wumva ntaho urarikiwe kuritwara, jya uritwara, kuko hari icyo Uwiteka ashaka. Amen. Bizasohoza icyo yagize gute? Nubwo twapfa ahangaha nta muntu uvuze ngo njyewe niyeguriye Imana, ntabwo byaba bivuze yuko icyo Uwiteka yaritumye kitasohoye, kitagezweho, kuko ntabwo rigaruka ubusa. Nuko imvura igwa ntibashe gukata guhita isubirayo, nibyo? Ahubwo ikinjira mu butaka. Rero n'umutima w'umuntu nawe ugereranywa n'ubutaka. Icyo akora imitima iratandukanye. Igihe umubiri yasohoraga imbuto, imitima imwe yari imeze nk'inzira cyangwa se ngo ku rutare, indi yari imeze nk'akawa. Hari ukuntu abantu bumva ijambo hano gakeya bakaryakira umwana, ariko bagera hirya bagahita barivamo. Ariko indi yari yamezemo amahwa. Imitima rero muyisengere kugira ngo ibe imitima myiza, kuko umutima wa kane niwo washimwe, niwo weza imbuto. Umutima mwe naho imitima itatu yagereranyije n'ubutaka butatu nari mbabwiye ntabwo yashimwe. Nagomba gusabira n'ubutaka bwe rero cyangwa se ibitekerezo. Ubu rero mu gihe turi hano tumeze nk'umubiri uri kubiba, kuko Uwiteka arimo aravugira muri twe kugira ngo ijambo ryinjire mu bitekerezo. Haleluya. Rero nagira ngo mbasabe twishyiremo duha agaciro ijambo ry'iki? Ijambo ry'Imana, ntabwo ari iry'umuntu. Kandi reka mbabwire, ubuhanuzi butavangiye buri hano. Ibi bizabaho byose Imana yarabihishuye. Niyo mpamvu yatwandikiye n'igitabo cy'ibyahishuwe. Mboneraho kubararika yuko mu minsi igiye gukurikira tuzibanda ku gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe. Benshi babyise ngo ni amayobera. Ndagira ngo mbabwire ngo muzazane Bibiliya zanyu twongere tugisome. Ubu tugiye gusa naho turasuka tugera mu bindi gake gake, tuba tubahisha make kugira ngo hari namwe mukunde Bibiliya. Amen. Haleluya. Nukuri n'ijwi ry'Imana rivugana n'imitima yacu. N'ijwi ry'Imana rivugana n'iki? Mbese ushaka kuvugana n'Imana, umva icyo Imana yakwandikiye. Amen. Ushaka kumenya ijwi ryayo, umva ubutumwa igufitiye. Haleluya. Ndagira ngo rero niyibutse mu magambo mbabwira insanganyamatsiko y'icyigisho tugiye kwiga muri uyu mugoroba, kiravuga ngo umurage wa bene Aburahamu. Umurage w'iki? Bavandimwe, twese hari ukuntu twumva twazaraga abana bacu, nibyo? Ababyeyi bose bumva hari ukuntu baraga iki? Abana babo. Nicyo cyatumye bavandimwe abantu benshi barakora ndetse bakagerageza gutegurira abana babo ibi. None Imana se yo murumva nta kintu yadutegurira? Ndagira mbabwire ngo yaduteguriye ibyiza mbere. Yaringanije izadufasha, twarabyize. Ariko nagira mbabwire yuko Imana mu rukundo rwayo yaduteganyirije no mu buryo bw'icy'umwuka umurage mwiza. Amen. Aburahamu rero wahamagawe n'Imana ndetse akava muri Uri y'Abakaludaya,
twarebye ibye n'ukuntu yahuye n'ikigeragezo gikomeye. Nta muntu muri iyi si ya rurema wigeze uhura n'ikigeragezo nk'iki usibye wenyine. Aburahamu yabwiwe gusogota umwana we, ndetse uriya mwana w'ikinege wenyine yari afite kumwijishura byari ibintu bikomeye. Wari umwana uryoshye, ariko kubera yuko yagombaga kuba ikimenyetso cyerekana ukuntu Imana nayo izijishura umwana wayo wenyine, nicyo cyatumye imutangaho urugero kugira ngo yerekane ukuntu nayo bizaba yikomereye, kugira ngo itange umwana wayo muri kinege ifite. Mubyumve rero, mubyumvire ku murongo wayo. Imana yijishiye umwana umwe rukumbi yari ifite, iramuduhereza kugira ngo apfire ibyaha byacu. Ntabwo byari ibintu byoroshye kuri we. Muzi itamubayeho mu gashyamba ka Getsemani, muzi itamubayeho mu ivuka rye, muzi itamubayeho ari mu butayu inzara yamwishe, muzi itamubayeho akubitwa kandi yambaye ubusa, muzi itamubayeho ahemurwa. Ntabwo byari ibintu byoroshye, byari ibintu bikomeye. Rero ntabwo ari imikino ku Mana, byayisabye gutanga icyo yari ifite cy'igiciro. Nubwo agakiza tukakira ku muntu, ariko Imana ntabwo byayisabye gutanga igikomeye, aricyo cyo gutanga umwana wayo. Haleluya. Ariko twebwe biduhera ubuntu, irashaka imitima yacu, irashaka imitima ikunze, ndetse ni nawo murage yaturaze. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Niwo murage yagize gute? Niwo murage rero Aburahamu nawe yaraze abana be, nubwo yari afite amatungo akayabaha, ntabwo yari yahaga agaciro. Nubwo yari afite imirima akayibaha, ntabwo yari yahaga agaciro. Nubwo yari afite iki akabibaha, cyose igihugu cyose yari yakibahaye. Ariko nagira mbabwire ngo Uwiteka niwe yabaraze kandi abereka inzira bagomba kunyuramo. Uko niko tugomba kuraga umurage abana bacu, niba natwe koko tuzi inzira y'ukuri iyo ariyo. Haleluya. Bavandimwe, nta wundi murage dufite usibye Imana yaduhishuriye. Ndagira ngo mbabwire bavandimwe, ni murage abana banyu byiza. Muri iyi si birababaje cyane, aho umuntu abyara umwana akajya kumutura imandwa, aho umuntu abyara umwana akajya kumutura abapfumu, bakamwaturiraho ibigambo bipfuye, bakamwaturiraho ibigambo bigize gute. Benshi bagendana imivumo, benshi bagendana ibiki. Ariko ndetse nshima Imana yuko abantu bose atari uko bakora. Hari abafata abana babo bakabagurira Imana. Haleluya. Hari abafata abana babo bakavuga batumva. Reka babwire, njyewe reka nkora uyu murimo w'ivugabutumwa, narazwe Imana kera. Haleluya. Mu mateka yanjye narazwe Imana. Izina banyise mbitekerezaho nkavuga ngo ukore ko nitwe tuyiramye, nzayiramya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nzayiramya niyo mu ijuru, nzayiramya n'inyembabazi yarazingiriye, nzayiramya uko bizagenda kose, nzayiramya. N'abana banjye bose nabise batuyiramye, nabahaye amazina ameze gutyo. Iyo batogera ndababwira ngo mva, ngo muzemera kuyikorera nk'uko nayikoreye. Bati papa tuzabyemera. Muzemera kuyikurikira. Iyi ngiyi dusenga yo mu ijuru buri gitondo na nimugoroba, muzemera kuyikurikira. Iyi ngiyi duha ibyo kurya, iyi ngiyi yandinze n'imfubyi ikambera ababyeyi banjye batakiriho, ndetse ikaba yarabampaye. Muzemera kuyikurikira. Bati papa tuzayikurikira. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndagira ngo ubwire ngo wibohoze karande z'iwanyu. Niba barakora zimandwa, uhindure isengesho dufite kujyana. Uwiteka kugirire neza. Hari abantu benshi batongereye ngo turamuguhaye, maze ubwo abadayimoni bakakurumaho gutyo. Abantu tujya tubona abana bamwe baravutse, ukabona ni ibibebiye, abandi barapfushe. Nizo ntakwita nabi. Abadayimoni baraje bafata imiryango barayizengereza, bafata amakito, bakajya bakorana n'abantu amasezerano. Ariko hari abantu benshi bagiye bamenya iyo mu ijuru bakayitura abana bayo.
Samweli ngo nyina aramufata amaze gupfukamara mu buzima kirekire ku myaka 4 aravuga tuba uyu mwana ni wanasabye Imana aragenda amushyira mu rusengero atazayikorera mu buzima bwe bwose kandi Samweli yarayikoreye arinda saza Yesu Kristo mu kuvuka kwe aragenda turwa Imana abasaza baramuterura bati noneho isezerano umugaragu wawe umusaza Zekariya amaze kumubona maze aragije avuga amagambo akomeye ati sezerano iki sezerano umugaragu wawe kuko abonye agakiza kawe witeguriye. Haleluya. Umva abana banyu muraga Imana nubwo bakwipfusha ubusa iryo nzabagendaho umwuka wera baterete nibagera no mu gihe gikomeye bazibuka yuko wasengaga Imana nubwo waba utagihari. Haleluya. Nubwo waba utashigize gute. Aha rero nagira ngo ninjiremo bavandimwe babwire ukuntu Aburahamu yabigenje. Aburahamu muzi ukuntu yatinze kubyara maze ikigaragaza kibana kugeza ubwo abyaye afite imyaka 100. Uwo mwana w'umuhungu niwe wagombaga kuzakomokaho n'amahanga yandi ari kuzakurikira yubaha Imana. Haleluya. Maze Aburahamu umuntu w'Imana igihe amaze kugira muri cya kigeragezo witangira igice cya 22 Uwiteka arongera aramubonekera maze amuha umugisha. Haleluya. Amuha umugisha maze marayika w'Uwiteka ku murongo wa 15 aramubonekera arangije arongera aramuhamagara. Aburahamu ahamagara Aburahamu ari mu ijuru aramubwira ati ndirahiye ngize gute niko Uwiteka avuga ubwo ungenjeje utyo nonye mu mwana wawe w'ikinege. Amen. Nonye mu mwana wawe w'iki yuko nakuguha umugisha nzaguha umugisha nakugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhana n'inyenyeri zo mu ijuru. Amen. Ruhana n'inyenyeri za hehe mama abana b'Imana bageramo n'inyenyeri zo mu ijuru bo bibera mu kirere. Pawulo abisobanukiye aravuga ati naho iwacu bo ni hehe niho mu ijuru niho dutegereje yuko Imana yacu izagera gute. Ariko Aburahamu abwirwa amagambo yanakomeye ngo urubyaro rwawe ruzangana n'inyenyeri za hehe. Ku murongo wa kangahe kandi ruhana n'umusenyi wo ku nyanja. Umusenyi w'iki muzi ko Aburahamu yari afite abana b'uburyo bubiri. Yari afite wa undi yabyaye ku mubiri kuki ku bushake binyuze mu busambanyi. Iyo hatari igitambo Aburahamu cyaha cyari kumwica disi. Erega hatabaye igitambo abasinzi barimbuka. Hatabaye igitambo nta munyabyaha ushobora gukira kuko abantu bose bakoze ibyaha. Ariko kuko hari igitambo uzacyakira azabona ubugingo buhoraho azakira by'iteka ryose. Ubuhumane bwose nubwo baba baraguteze bakakujyana bakagushyira ubudayimoni piyongiye bakakuzirika bakaguhambira Yesu yakuzitura afite imfunguzo z'urupfu wowe upfa kumwiyegurira gusa. Amen. Kuba nubwo bagutongera imeze gute umwuka w'Imana nawe ati nzitura izikarane nzitura izinyatsi nzitura zose nzitura. Umva reka nkubwira abadayimoni barahari barakora bari ku murimo wabo bazi ko bashigaje igihe gito ntibaryama ntibahinga ntibagira gute barara ijoro ryose baguhigira imite. Ikiba Imana ari guhaye amaso nk'uko yahaye Elisa ngo urebe ukuntu iba yagukingiye. Ikintu cya mbere ushobora gukora ushobora guhanuka hasi ukikubita hasi ugafeitinga cyangwa se ugaturika umutima. Kabiri ngo washima Imana ugahora uyambaza kubera ukuntu wabonye ukuntu yagiye. Icyaduha amaso ngo turebe uri gukiza imitego itandukanye wahora urushaho kwishima. Bavandimwe kuba wicaye hano kubuhumeka kuba ukora ibyo ukora bikagenda hari ingabo nyinshi ziri iruhande rwawe. Hari marayika ukomeza kugusigasiga kakuguyagura. Rero ndagira mbabwire muri uyu mugoroba ngo Aburahamu yabyariye Uwiteka kandi abyarira n'iki n'ikiyoka. Yarafite n'abandi bangana n'umusenyi wo kunya
kandi bagambo bamwe bamukomotseho bamwe benshi bazarimbuka ariko benshi nanone bazabona ubugingo buhoraho. Ese turi kujyana? Rero Aburahamu arangije ku murongo wa 19, Aburahamu asubiraho abagaragu be bari barahaguruka bajya i Berisheba. Agezeyo arahatura, ndetse Aburahamu aza kwashinga nabwo igicaniro cy'ibitambo. Kandi aho ngaho niho Sara yagize gute? Niho Sara yapfiriye, kandi aho ngaho niho umuhungu we yakuriye. Sara amaze gupfa, nuko Aburahamu umuntu w'Imana nawe abona ageze mu zabukuru, kuko umuhungu we yarageze ku myaka 40. Atuma umugaragu we Eliyezeri aramubwira ati genda ushakire umugore umwana wanjye, maze ntuzamushakire umugore muri aba bapagani, ahubwo ugende kujya kuri bene wabo, maze ugende umushakire y'umudamu. Mbese turi kujyana? Eliyezeri azana ikimenyetso, kandi Aburahamu aramurahiza avuga tuva uzagende, umarayika w'Iteka azabana nawe. Nuko igihe uwo muhungu yarabonye umugore, maze ngo agende yirukanka ajya kumusanganira. Haleluya! Kuko mwari afite agahinda ka nyina yapfushije, ngo igihe amubonye amwinjiza mu ihema rye, maze aramushaka, maze abana nawe ngo ashira agahinda ka nyina yaragize gute. Bantu bagiye mugira agahinda, Imana ibamara agahinda. Haleluya! Benshi bagiye babaho mu mibereho y'ubupfubyi, Imana irabasigasira ibubakira ingo zabo, agahinda basa naho bagashize. Izina rye barahabwa icyubahiro. Turi abagabo bo guhamya, turi abagabo bo gushima, turi abagabo bo kubivuga, kubera yuko hari aho yadukuye. Hari isomo ryajyaga rintunga kera nabagaho ndi umwihere, najyaga kunywa ibiyobyabwenge mvuga nkunde ngo nikize ngo ibibazo. Ariko nagira nkubwire, urwo rushunga ndushyi wiyahuza ibibazo wabikizwa na Yesu wenyine. Urwo rushunga rushyi rw'urumogi, urwo rushunga rushyi rw'urwagwa, urwo rushunga rushyi rw'ibisodoko wiyahuza ndetse kwangiza ishusho y'Imana. Haleluya! Ubuzima nabaga nawe urumogi, numvaga nta muntu wankoraho ari jye munyabwenge wa mbere uri ku isi. Maze si ugukabya no gusheshenga no kubeshya no gutereta no kugera gute kabutindi. Ariko gava Yesu ni mwiza. Satani arakongerera, iba ashaka gupakiramo abadayimoni iyo umuhaye urwaho. Nese kugira ngo abantu bavuka bose ari abarozi, utekereza ko abantu bavuka bose ari abarozi, ahubwo baragiye wenda agiye nko kwivuza, mbese turi kujyana, yarangiza bakamupakiramo abadayimoni agashiduka ari umurozi, ari umupfumu. Mbese mwabonye umuntu uvuka ari umwicanyi, mwabonye umuntu uvuka abeshya, cyakora birire ukavuga mu munyabyaha yapfutse ariyo bageze akagira ngo akabeshya. Nubwo twabaye gutyo, dufite Imana yiteguye kudutabara, dufite Imana yaturaze Yesu Kristo ngo atubere umutabazi. Haleluya! Benshi baravuga ngo ibintu muvuga ibyo mwigisha ngo ni inyigisho z'abazungu, ngo ni inyigisho z'Abisiraheli, ngo natwe dufite Imana yacu, ngo n'Abanyarwanda ngo bari bagize ngo ntari bayifite. Ariko wibuke yuko iyo bakoraga ibintu batababiza Imana zabo bikananirana, bageraga aho bavuga ngo naharurema. Ubwo rero nahaki naharurema. Haleluya! Erega hari Imana uyu munsi none iri kurema imitima mishya, uyeguriye umutima wawe yawurema. Niyo umuntu yinjiye muri Kristo Yesu ngo bari icyaremwe gishya, ngo ibya kera birashira. Muri kabiri rwa Timoteyo igice cya 5:17 amagambo ni hari. Bavandimwe, twaje hano kuri uyu musozi kubabwira ngo mwishire muri Kristo Yesu. Haleluya! Ngo mwishire hehe? Benshi bazi ko twaje gushaka abayoboke ngo amafaranga agurire. Ntabwo ari uko bimeze, ahubwo hano twahatanze menshi, twahatanze benshi, twatanze igihe, twatanze imbaraga, oya ntabwo twebwe tuzererezwa ku misozi no gushaka abayoboke. Kiba niba twari dufite nibura
bahindukaga izina ry'Imana ryahabwa icyubahiro. Twe tugenzwa no kuvuga icyo Yesu Kristo yaduhaye cy'ukuri. Haleluya. Kandi ubutumwa bwiza bw'Ubwami buzigishwa mu mahanga yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza abantu bose, hanyuma imperuka iherekwize. Matayo 24:14. Bavandimwe, turi hano tubabwira ijambo ry'Imana. Imana mu gihe yaturinze ikatwemerera ikaba yaraduhaye n'ubushobozi, yaraduhaye ijambo ryayo, turababwiriza ijambo ry'Imana. Turababwira abanyagatulika, turababwira abaprotestani, turababwira abasilamu. Imana yaremye, Imana yacunguye umuntu binyuze mu kwigira umuntu. Iyo niyo tubabwira, iyo Mana niyo tubararikira kugira ngo umuntu wese yakire mu mutima we. Haleluya. Nukuri niyo Aburahamu yakoreye umusekuruza w'abizera bose. Kandi Aburahamu uyu nguyu yayiraze umwana we, maze umwana we asazira muri yo afite imico myiza. Muzi yuko uyu mwana we nawe yahuye n'ikibazo, ndavuga Isaka, bisobanuye useka, bisobanuye ugira gute, kuko iyo nyina yamubyaye Imana yari imusekeje. Haleluya. Maze uyu mwana w'umuhungu ndi kuvuga yaragiye amaze gushaka, amara imyaka 20 mu kigeragezo n'icyo se yari afite. Yaratarabyara umwana, yarataragira gute, imyaka 20 irarangira, nawe nta mwana aragira gute, arabona. Ariko aho bigeze ajya gupfukama. Amen. Baragenda ajya kwigingira umugore we, ngo maze avuyeyo umugore warasaba ngo asanye ngo munda ngo yumva abana basimbagurika, ngo yumva basimbagurika, ngo yumva bikomeye. Ngo nukorere ko umugore we ajya kubaza Imana. Nuko mwijuru baramubwira batuva, dore mu nda yawe harimo amahanga abiri, kandi rero gatoya azaba ukomeye kurenza gakuru. Nuko abana baravuka. Bamaze kuvuka, bene Aburahamu na bene Isaka, kandi ukomoka kuri Aburahamu bamaze kuvuka rero, umwe avuka ari cyoya, ngo undi avuka nawe afite umubiri w'umurembe. Kandi bagabo yaramufite umubiri unyerera utariho iki, utariho ubwoya. Ngo uwo mwana rero ngo avuka afashe agatsinsino ka mugenzi we, ngo rero bamwita Yakobo, bisobanuye umuriganya. Bisobanuye iki? Uwo wa kabiri niwe Imana yaje gutoranya. Ndavuga ikintu gikomeye mu gutoranya, benshi bajya bashyirira amashyari abantu ngo nuko batoranijwe. Rero menya ngo Imana yabwiye Abisiraheli nuko ari we yatoranyije mbere ukwishaka. Ukugira gute? Itoranya ukwishaka kandi igatanga inshingano ukwishaka. Nagira ngo mbabwire ngo nuko byagenze iramutoranya. Igira gute? Nagira basaba isomo riri hano mu Baroma igice cya 11 kugira ngo nze kwihuta mvuga amagambo akomeye kuri bene nde. Umurage wa bene nde. Aburahamu nicyo cyigisho turi kwiga. None mu Baroma nagira ngo mvuge kuri iki ngiki ku bantu bapinga icyanditswe cyera, bavuga ngo icyanditswe cyera ngo cyanditswe ngo nitabisirahe, ngo nitabisirahe. Muri naho umwanya wo kubwira abantu ngo isezerano rya kera ngo ryararangiye. Ndagira babwire ngo utazi isezerano rya kera ntiwamenya n'irishya. Byose birasobanurana, byose biruzuzanya. Niyo mpamvu rero ukwiye gufata Bibiliya yose udakuyemo na kamwe. Amen. Hahirwa umuntu usoma, hahirwa umuntu wumva amagambo y'ubuhanuzi akamenya n'ibyanditswe muri byo. None ahangaha mu Baroma igice cya 9 bavuga iki ku gutoranywa kwabo. Haleluya. Babivuga neza bakabisobanura. Reka babwire abavandimwe, abantu benshi bagirira amashyari abantu bahawe imyanya runaka. Ugasanga umuntu niba ahawe umuyobozi, bagenzi be bamugiriye ishyari. Niba ari umuyobozi w'itorero runaka cyangwa se n'uwa leta, cyangwa se afite izindi nshingano, cyangwa se abonye umwanya runaka mu kazi, abandi bakamugirira ishyari. Nagira ngo mubwire ngo ayo mashyari ntabwo akomoka ku Mana, akomoka kuri Satani. Ni ibyaha bikwiriye kwihanwa. Ahangaha nagira ngo mwumve Imana ivuga iki. Yatoranije Yakobo imurutisha Esawu kubera iki? Kuko naje mbivugeho. Hano baravuga ngo kuko ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu, ariko kubwo gutoranywa ku murongo 28 niho ndi gusoma Abaroma 11. Mubabarire na Abaroma 11 ndi gusoma. Kubwo ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana n'abayuda bari kuvugwa cyangwa se Abisiraheli, ariko kubwo gutoranywa n'Imana
bayifiteho igikundiro, bayifiteho iki? Kugabasekuruza, kuko impano z'Imana no gutoranya kwayo bitavuguruzwa, kuko gutoranya kw'Imana no kugira gute, ino guhamagara kwayo ntabwo bigira gute, ntabwo bivuguruzwa. Niba narahamagariye umurimo w'ivugabutumwa ndeka gukore, byabaye ngombwa yuko sezera indi mirimo yose, shyira hasi diporome, shyira hasi diguri, kugira ngo ajye kubwiriza ubu butumwa. Kubera yuko numvishije umuhamagaro. Niba rero warahamagariwe ku ishinga y'uburirimbyi, yikore neza udafite ishyari, wishwana na bagenzi bawe. Niba ari undi muyobozi ahakora abandi be kumugirira ishyari, ariko se byabura gute shitani yicaye mu mitima yabo? Umwe Yakobo yavuze amagambo akomeye ngo mbese muri mwe intambara ziva he? Ngo mbese muri mwe intambara zigira gute? Ngo si ibintu byuzuyemo. Rero nagira ngo mbabwire ngo Imana yatoranyije Abisirayeli baza kubaha ijambo ryayo, ariko natwe yaritwohereje iradusobanurira. Uyu munsi wa none turi Abisirayeli mu buryo bw'umwuka, kubera yuko uwakira ijambo ry'Imana wese abutoranijwe nayo kugira ngo abe umuhamya w'ukuri. Amen. Aha rero ndihuta mu magambo kugira ngo mwumve neza icyo Imana dushakaho muri uyu mugoroba. Umuntu w'Imana Isaka ageze mu zabukuru, abo bana babo bari bareze mu buryo bwa gikristo, ndetse by'umwihariko bakajya babigisha Imana umuremyi, bakabigisha Imana umucunguzi, kuko bagombaga kwiga igitambo kizameneka cy'amaraso kugira ngo bakigire mu mwana w'intama maze bazabashe gucungurwa. Ibyo rero byatumaga mu mibereho y'abo bana barakuze, ndavuga Esawu na Yakobo, bigishwa iby'Imana. Ngo ariko babaga bari kwiga, Esawu ntabyo yabaga yitayeho, ngo kuko ari umuhigi, ngo kuko yari iki, ngo yabaga ashaka kumva inkuru zo kwicana gusa, ukuntu yagiye agatikuriza inyamaswa, ngo akavuga ati iyo nyibonye ndayisimbukira nkayipikagura. Bamubwira bati tukamusenge, akabyanga, akagira gute. Bamubwira bati nyaboneka tujye mu materaniro, agakata, akajya gusanga Abanyakanani. Ageze mu busore atangira gutereta udukumi tw'Abanyakanani hashiduka yarateye inda, hashiduka yaragize dufite abasore benshi baze gusenga, bagatangira kujya gukatakata iyo ngiyo, birirwa mu makompiyuta yuzuye ubusambanyi, birirwa mu matelefone yuzuye ibyaha runaka. Turabafite abakobwa, turabafite abahungu, turabafite batangira gukatakata nka Dina mwene Yakobo. Barahari naho Satani abacungira. Bavandimwe, ngo ariko Yakobo ngo igihe babaga barimo kwigisha iby'Imana, nubwo ari umuriganya, ngo ariko yategaga amatwi ngo kumva babyifuza, ngo ndetse aravuga tuva icyama nanjye nkazakira ku mbaraga ari muri sogokuru Aburahamu, nkakira ku mbaraga iri mu data Isaka, maze nanjye nkazayubaha, maze kandi nkayikorera. Maze Imana iramwitegereza, iramureba, iramubenguka, maze iravuga ituva nawe koko uzankorera. Ariko kuko y'uwo mugisha byari byaramuhanuweho kera, anyura mu nzira itari yakoresheje nyina, ndetse barafatanya, kubera yuko yashatse kwiba umurage w'umwana w'imfura. Ndetse ubwo yari atetse rimwe, mukuru we ngo yaje akoza afite inzara, maze ngo aramuriganya Yakobo, kubera yuko n'ubundi yavutse ari umunyabyaha. Wabyumvise? Aramubwira tumva wambaye ku byo kurya, undi ati ntabyo nguha. Yakobo yari yabyitekeye, ngo yari azi gukaranga ibishyimbo byiza cyane nibyo bitukura, maze ati ntabyo nguha. Maze ati kereka twagura umurage w'ubukuru, ndetse ukaba uwanjye nibwo nabiguha. Wa wundi utari warakurikiranye ngo amenye. Maze arangije arabyemera, avuga ati z'ubundi umariye iki ko agiye gupfa? Nuko uko yikuyeho ubutware bw'umurage w'umwana mukuru. Maze abivuga ati ibyo ngibyo, undi nawe aramuriganya. Ariko icyo ni igisa n'umugisha, ntabwo ari umugisha. Ndaje mbere ku mugisha, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro.
icyo ni igisa n'umugisha yari yibye. Ntabwo byakiriye aho. Igihe cyarageze ise ashaje aravuga ati ngewe mwana wanjye yakomeye Isawu, kuko ngo yamukundaga amuzanira ngo akamutekera mu nyama nziza ziryoshye. Arangije ati genda unshakire inyama nziza ziryoshye. Esawu abwira umuhungu nako Isaka abwira umuhungu Esawu, nanjye nzaguhesha umugisha. Nuko babwita mu gutwi nyina nande bantu nimukajye mutonesha abana ngo mukunde umwe mureke muturusha undi. Babyeyi ni mwitonde, ibyo mukora abana bagira gute? Barabyitegereza barabireba. Wabyumvishe? Umwe yari afite uwe n'undi afite uwe. Satani yarabinjira yarabaciyemo ibice. Yagize gute? Ashwanyaguza imiryango. Ukamutonesha, wajya kumuhereza ukamuhereza kinini, ubundi ukamuha gato. Ababire abari kugira gute? Ababireba. None bavandimwe, nuko nguko muri urwo rugo byari bimeze. Nuko rero igihe kigeze bumva ibintu birakomeye, umugisha bagiye kuwutwara. Maze nyina aramubwira tuva, abwira Yakobo, ni kuvuga ruhande rwa Yakobo, none rero mwana wanjye ndagusabye umugisha batawudutwara. Reka mwereke icyo dukora. Reka dufate ihene maze tuyibage neza, tuyikarange neza, niturangiza tuyishyireho. Ndafata amabuye yayo nyagushireho, maze nurangiza ugende ubwire papa wawe, ubwire utuva mu mugisha ibyo washakaga nagize gute, kuko ngo yarageze mu zabukuru atakireba. Maze bako kanya ngo barayikaranga vuba, bamushyiraho ibyo bintu by'uruhu, bajya kwiba umugisha. Bajya kugira gute? Baragenda bagezeyo rero ngo avuze Isa aramwumva ko ari Yakobo, ngo aramubwira ngo gira hino mwana wanjye, ngo amukozeho ngo yumva afite ibintu by'ibyoya. Arangije Ise arahijirirwa mu rukundo abigenza, atari ku mubiri ndumva ari Esawu, ariko ijwi nkumva ari nde? Nuko ukuntu abantu biyoberanya kuri Data wa twese, mu kandi kanya bakaba baririmba iby'Imana, mu kandi bakaba baririmba ibya Satani. Uzageze hehe kumuriganya? Mwiriganya. Maze byarangiye Yakobo yibye umugisha, ariko ntabwo ari umugisha kuri Yakobo, ahubwo cyari igisa n'umugisha. Igisa n'iki? Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire amateka nihuta cyane. Yakobo ntabwo byakomeje kumuhira, ahubwo byamwinjije mu makuba, bimwinjije mu ruzerero no mu guhunga. Kuko Esawu yaratahutse nawe araza arazikaranga, ajya iruhande rwa se, aramubwira ati data nashoje nagukarangiye, none mpesha umugisha. Maze Isa arumirwa kwa mukantu. Isaka aratangara avuga ati yo, ati umugisha nawe utaze mwana wanjye, ati kandi ubona uhaye azawuhabwa. Azagira ngo azawuhabwa. Nuko nibwo Esawu yasohotse, maze Esawu atangira kurira. Maze Esawu igihe yariraga byari byarangiye. Niyo nk'uko abantu benshi bagiye kurira imbabazi zirangiye, bazarira amarira ameze nk'iki, ameze nk'ay'imbogo, barire cyane kandi ariko ntibizashoboka yuko bababarirwa. Urira ararira uyu munsi wa none, urira ararira imbabazi zikiboneka, ariko benshi bagiye kurira zararangiye, amarira yabo azaba ameze nk'ane nk'aya Esawu. Yaboneka riri inzira zikigendwa, kuko ubwo Yakobo yashakaga uriya mugisha ntabwo yawubonye. Esawu ubwo yashakaga uriya mugisha ntabwo yagize gute, ntabwo yawubonye. Ise yaramubwiye ngo umugisha nawe umaze mwana wanjye, ngo umugisha nagize gute, ngo nawe umaze. Handitse umwe yanditse uburyo abantu bagiye gutaka bavuza induru, icyo imbabazi zaba zarangiye, ngo nibwo Satani azakura ibikarito ku maso yabo, maze ngo batangire gupfukama ngo bari gushaka Imana. Ibyo ngibyo umuhanuzi Amosi yarabihanuye mu gice cya 8 ku murongo aho ngaho wa 11, ngo abasore b'imigende bazajya bagenda bikubita hirya bariya bagaruke, ngo bavuga bati ariko wa mugabo w'iburasirazuba Rwamagana watubwirizaga kwihana no kubabarirwa ibyaha ari hehe? Nibaze bavuga babwira ni yewe zaje abasingira ifite erega byararangiye. Yagize ngo bikubita hariya, ngo bazaba bafite icyaka, bazaba bafite inzara, bazaba bafite ibintu bitubwoba,
bazatanga byose ariko nta mahoro bazabona. Mu gihe bazapfukama rero ngo bibuka yuko ngo wajya bababwira bati nyamuneka nimusenge mwatura ibyaha byanyu, bazasenga bagerageze kubivuga ngo ariko kuko Yesu Kristo azaba yahagurutse ku ntebe y'imbabazi, ngo abantu bazajya babwirwa amagambo avuga ngo bumva amajwi yirangira mu mitima yabo, ngo avuga ngo byaratinze 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 cyane, byaratinze cyane. Uko niko bizajya byirengera, kuko ntabwo anahaguruka ku ntebe y'umuntu aho yicaye ntabwo uzongera kwicara ngo bishoboke, ntabwo azongera kubatanga imbabazi. ubu arambuye ibiganza byatoboye ngo umuntu wese azamubabarire. Haleluya. arambuye ibirenge, inkovu ziracyariho aracyazifite, inkovu yo mu rubavu iracyahari, inkovu zo mu ruhanga ziracyahari, ngo azanazihorana ngo kugira ngo bibere abantu ikimenyetso cy'aho abantu bakuwe, cy'aho abantu bagize gute. ngo ibintu byose bizashira, ngo ariko inkovu z'ibikomere yagize kubw'abanyabyaha ntabwo zizigera zimuvaho, zizahora ziributsa no mu isi nshya aho uko ibintu byagenze, bityo ngo bahore bazirikana urukundo rw'Imana. Haleluya. akira imbabazi z'Imana, inzira z'ikigenda, tukamubwira Imana uti mbabarira kuko ndi umunyabyaha, Imana irakubabarira. Amen. Ntabwo ikubwira ngo wakoze cyinshi cyane, ahubwo irakugirira neza. Uko byagenze rero uyu muriganya yari ajyanye ibyaha bye abijyanye, ajyanye igisa n'umugisha, maze rero kuko Esawu yarahiye akavuga tuba ndamwica ndamurangiza, ngo akagenda atigamba. Nyina arabyumva arangije aramubwira ati bwira uyu mwana wawe Yakobo agenda ajye gushaka, kuko Esawu yari yashatse mu bapagani, ajya gushaka mu bantu bari bacyubaha Imana kwa Labani, kwa nyirarume, nibura azahabona umugore wubaha iki, uzamufasha mu gukora umurimo w'Imana. Haleluya. Ntabwo abantu b'Imana bapfa gushaka gusa, barapfukama bakabaza Imana. Benshi mu basore kuko batajya basenga baragenda bagapfa kuraruza. Ntabwo ariko bimeze, hari amabwiriza agendanye n'urushako. Amen. Baragenda rero, agenda ahunze. Yakobo agenda umunsi wose, agenda ijoro ryose, ageze ahantu araharyama. Yakobo amaze kuharyama arasinzira arushye, ngo aho hantu rero ngo agiye kubona mu iyerekwa abona urwego ruvuye hasi rukazamuka rukagera hejuru, ngo abamarayika bamwe baruzamukaho abandi barumanukaho, ngo arebye hejuru y'aho ruherera ku ijuru, ngo ahabona umwami ugira ibihe byose, ngo ahabona Imana ikomeye. Maze ngo arangije ngo arakangutse yikubita hasi aravuga ati ahantu hari Imana none nanjye nari ntari. Ngo nuko ahiga umuhigo, ngo aravuga ati n'undi Uwiteka muri urwo rwego yamubwiye tuva nzabana nawe, ahantu uryamye nzaha urubyaro rwawe, iki gihugu nzakiguha, aho uzajya hose sinzagusiga ntarasohoza ibyo mvuze. Haleluya. Humura, ntabwo Uwiteka ibyo yakuvuzeho azakurekura atarabisohoza. Amen. Niba hari icyo Uwiteka yakuvuzeho, amen, akaba arakikuvuzeho, wikwipfusha ubusa, guma mu masezerano. Amen. Azasohoza icyo yavuze, azabisohoza, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka yabanye nabo mu ruzerero rwe rwose. Yakobo aragenda ajya kwa nyirarume Labani, abaho imyaka igera muri 20, ndetse aragerayo baramuriganya nawe. Reka nkubwire, akaba giputingamo uko wakoze nawe bizongera bikugaruke hejuru. Bibiliya irarura kavuga ngo uwicishwa inkota n'abazicishwa indi. Niba umuntu yaragiye ahemukira abantu, nawe azabona bamuhemukira. Reka nkubwire, ukira neza ukabisanga imbere, ariko nabonye ukira nabi ukabisanga imbere. Ukira nabi nanone inabi ukagira ngo Yakobo yahuye na Labani aramwemeza, aramuriganya. Yari yaragiye amuragirira amatungo aroroka, maze aramuriganya ngo inshuro zigeze mu 10. Bigenze bite? Haleluya. Maranatha. Bavandimwe, nagira mbabwire ngo Labani yaramuriganyije, maze bigeze no kugushaka abagore,
murabizi ukuntu yamushingiye umugore utariwo agira gute aramuriganya cyangwa niwe isashi ubwo buzima yabubayemo abumaramo imyaka makumyabiri kugira ngo abone umugore byamusabye gutenda aramukorera kugira ngo imyaka 7 iyo myaka ikamubera mike. Imyaka yabayeho yose yarataramenya Kristo, yarataramenya Imana, ariko Imana yamuhaye umugisha ibana nawe. Haleluya. Kugeza igihe yari buyimenyere. Byagenze bite? Igihe cyarageze imishakire ntabwo nyinjiramo, yashatse abagore bagera muri 4 nubwo bisezerano bari 2 ariko byabaye ngombwa ko mushingira n'inshoreke. Sibyo? Rero avayo muri icyo gihe afite abana bagera muri 12 ndetse n'umukobwa wa 13 utabarwa. Basize kujyana. Nihuse rero igihe kiragera Imana imubwira kugaruka iwawe. Amen. Imana imubwira kugaruka mu gihugu cyawe, maze aragaruka. Ubwo yaragarutse rero yageze mu nzira. Igihe yarageze mu nzira yibutse ibyaha yasize akoreye iwabo. Asize ageze yaraje afite amashyo menshi, afite imikumbi myinshi, afite inka, afite indogobe, afite intama, afite ihene, afite imitungo myinshi, kandi yaragiye afite inkoni yonyine. Afite iki? Reka mubwire ibintu nibishakwa. Imana yagushatse irabishatse irabiguha. Amen. Ntuzigere rero wandavura, ahubwo uzakorana umwete gusa utegereze Imana izaguha umugisha. Amen. Yabigarukanye rero nihuta mu magambo, arangije yibuka yuko mukuru we namubona ari buze kumwica, ari buze kugira gute, amutuma yamwoherereje ibintu byo kumuhongerera. Igihe yamutumaga wamwohereje ibintu byo kumuhongerera, nta kintu cyamaze, ahubwo ngo yari yaratoje ingabo 400. Yari yaratoje ingabo zingahe? 400. Aravuga ati rero ahubwo reka mpaguruka n'ingabo zanjye duhurire mu nzira murangize. Noneho ndamubonye rero hagize gute. Maze bazana umwe yatumye ziragaruka zibwira Yakobo, zirabwira uti rero araje n'ingabo 400 kandi yarahiye ko ari bukwicura. Yarahiye ko ari bukwicura. Nako atari yagize ngo ahongerere icyaha cye, nako atari yagize gute. Umva bimwe mu byo yafashe kugira ngo akunde ahongerere icyaha cye. Yabigenje ate Yakobo? Yakobo ngo arangije mu gice cya 32 Yakobo yafashe abagazi b'ihene 200 ku murongo wa 15 niho ndi gusoma. Abagazi b'ihene 100 ngahe? Afata n'amapisi 20 yo kuzajya agira gute, azibangurira. Wabyumvise ngo nabibona akabona iyo mikumbi maraza kumureka. Afata intama 200, arangije aravuga tumva reka muhereze n'amapisi yazo, maze nabibona araza kundeka. Afata inka tugera muri 70 ngahe, afata ingamiya, afata ibintu byose, arangije arohereza aravuga tumva ngahe amaturo umugaragu wagize gute. Uko niko abakristo benshi babigenza. Iyo icyaha kibavumbutseho batangira kwikirisha imirimo itegetswe n'amategeko, bagatangira kuvuga bati rero reka dutange icya 10 cyinshi, bagatangira kuvuga ati rero reka tujye muri korari, bagatangira kuvuga ati rero reka dufashe abakene, bagatangira gushaka ibintu runaka bazatanga n'imirimo bazakora ngo bakunde bahongerere icyaha cyabo. Ndagira ngo mbabwire ngo nta kintu cyera kirabura cyafashije Yakobo muri ibyo, ahubwo Esau yaravuze tumva ibyo si byo nkeneye agahanga kawe. Nkeneye iki? Wibuke ko ajya guhaguruka ni marayika wari wamubwiye ngo nahaguruke atahe agiwa, maze arangije nibwo yize gusenga. Igihe cyose yabereyeho ryatarasenga yize kugira gute, yize gusenga. Icyo gihe byageze bite rero? Igihe yari aho ngaho ngo maze ngo atangira kwiga gusenga, maze yumva ibyo yageragiye gutanga byose ntacyo bimaze, yumvise ntacyo bimaze, ngo nibwo yavuze tuba reka nange abana mbaki
abakire ukwabo, ngo afata buri mugore n'abana be, ngo ahereza n'amatungo bigabanya mu byiciro, ngo arangije ngo agira gute arabyohereza, asigara ku musozi ari wenyine. Haleluya. Asigara ku musozi ameze gute? Ari wenyine, nta muntu n'umwe bari kumwe. Reka mubwire, Yesu Kristo aragukeneye uri wenyine, aragukeneye umugabo uri wenyine, aragukeneye umugore uri wenyine, akeneye ko mubonana, akeneye ko mukina jido, akeneye ko mukina jido, akeneye ko mukirana, ubushitani bwawe bugasobanuka. Haleluya. Akeneye ko mukirana, maze ngo igihe yarasigaye ku musozi aho ngaho ari wenyine, ngo ajya kubaza Imana ati siwe wambwiye ko ngenda, siwe wambwiye ko ngira gute, none agiye kunyica. Maze ako kanya ngo marayika wari wamubonetse amubwira ngo genda, ngo arangije ngo aragaruka. Haza marayika rero ngo akipfukama ngo asenge, ngo agiye kumva yumva umuntu ngo amucakiye. Haleluya. Ngo yumva umuntu wagize gute, maze Yakobo nawe arahindukira nawe aramutakira, maze batangira kugundagurana, batangira gukina jido. Haleluya. Utarakirana n'Imana ntuzamenya gukira icyaha. Utarakirana n'Imana ngo urara muri ku mavi, uri gukirana nayo, uri kuyinginga, uri gutaka mubwira uti Imana wanguyeho ubusambanyi, wanguyeho ubujura, wanguyeho ubusinzi. Utarakirana nayo bizakokama. Ni ngombwa ngo uvumbure ibanga ryo kugira gute, rekera gukomeza kwirwanirira, ahubwo egera Imana. Amen. Bibiliya ivuga ngo mwegere Imana nayo izabegera, kandi murwanye Satani nawe azagira gute, azabaho. Uyemwe banyabyaha nimukarabe, ngo namwe imitima ibiri nimwiyeze imitima. Amen. Yakobo ariko abivuze mu gice cya 4 uhereye ku murongo wa 7 kugera ku wa 10, ngo mubabare murire mubabo. Haleluya. Mutwenge cyane bihindutse kuboroga, ngo mwecisha bugufi imbere y'Imana, Imana nayo izabagirira neza. Amen. Yakobo nibwo yize guca bugufi ngo ashaka Imana, yize guca bugufi ngo asabe imbabazi z'ibyaha bye, ngo ahinduke mu mutima, uburiganya bumuvemo, ngo igihe yarapfukamye aho ngaho igihe yaragize gute, igihe yarapfukamye aho ngaho, Yakobo yahuye n'urugamba rukomeye cyane, ngo yahishuriwe ibyaha bye ahereye akiri mutoya, ngo uburiganya bwe bugira gute, burazamuka. Icyo buriganya bwe bwari bugize gute, icyo buriganya bwe bwari buzamutse Yakobo, ngo maze ngo ibyo byaha bisabira imbabazi, ngo ariko ategereza amahoro arayabura. Yakobo ngo akomeza gukira ijoro ryose, ngo igihe bwari bugiye guca, ngo nibwo yamenye yuko wari gukirana nawe ari Imana ishobora byose yo mu ijuru, marayika ukomeye, seri Imana ihabwa icyubahiro. Maze marayika ageze aramubwira ati umva rero ndekura gende kuko bukeye. Ngo Yakobo ngo aravuga ati singurekura utampaye umugisha. Utampaye iki? Singi bukurekure utampaye umugisha. Yakobo agambirira yuko atari bumurekure, maze marayika arangije arambura ukuboko ngo amukora ku nyonga y'umutsi w'itako, amukoze ku nyonga y'umutsi w'itako arariwuredura. Yakobo yikubita hasi, ariko arangije ngo asingira akaguru. Igihe marayika arangije kugira gute, yaragiye kwigendera, asingiriye akaguru rero ati singi bukurekure, singi bugira gute. Hakeneye abantu bagundira Imana ntibayirekure paka babonye igisubizo. Abo bonyine nibo bazarangiza urugendo rujya mu ijuru, abo bonyine nibo bazarangiza urugendo rujya mu ijuru. Yakobo rero umuntu w'Imana, igihe yarageze aho ngaho, maze marayika arangije aramwitegereza ati wakiranye n'Imana, wari ubizi ko wakiranye n'iki? Maze Yakobo yicisha bugufi, arangije aramubaza ati ariko ubundi urashaka iki? Ati ndashaka umugisha. Amen. Ati ndashaka iki? Sibure kutampaye umugisha. Uwiteka niwe mugisha dufite, kandi umugisha ni imbabazi Imana igira umunyabyaha. Imana yinjiye mu mutima w'umunyabyaha yarirahira avuga ati Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi, cyangwa se ashaka kwibona nuko mukamusobanurira ati iyo nguhaye imbabazi uba ubonye. Amen. Nuko rero nihuta mu magambo icyabaye ni kimwe, nuko Yakobo yahinduriwe izina aho ngaho. Marayika aramubwira ngo harya witwa nde? Nitwa Yakobo. Maze irangije aramubwira ati rero ntabwo ukiri Yakobo, ahubwo uyu munsi wiswe Isiraheli, kuko wakiranye n'Imana
kandi ukanesha, kubw'ibyo urunesha. Amen. Unesheje kamere yawe ikuvuye ku bwonko, urahindutse mu mutima, urababariwe, urahindutse none. Haleluya. Uzitwa sekuruza w'amahanga yose kandi izina ryawe ni Israheli, kuko wabashije gukirana n'Imana ukane. Izina ry'Imana habwa icyubahiro. Hahirwa abakirana bakanesha, hahirwa abahindurirwa amazina maze bagahabwa amazina mashya, binjira mu bwami bushya. Haleluya. Yakobo ngo marayika uwo nguwo yaragiye ahita ajya kubwira Esawu, aramubwira ati Esawu we, ntugire icyo utwara Yakobo. Esawu bwa bushakaga n'amakaka yari afite bihita bishira, kandi Yakobo na bwa bwoba nawe yari afite ko gutinya kubonana nawe bihita birangira, maze ikidodo kiba cyarangiye, aravuga ati ndagenda mbonane nawe uko byagenda kose. Haleluya. Maze ngo igihe aramugeze imbere bahuye, Esawu reka mubwire, hari marayika Ruzirabwoba ufasha abantu bashaka kwikirana na bagenzi babo, yabavuye imbere y'Imana bamaze guhinduka abana bayo. Marayika Ruzirabwoba ajya imbere akabasha kujya gusubiza ibyibano bibye. Marayika Ruzirabwoba abajya imbere akajya kubafasha, haleluya, kujya kwaturira abo basambanye nabo. Bakagenda bakababwira batuva twamenye ubuntu bw'Imana. Nawe rero yagomba kumugera imbere kandi bagahuza imisaya. Mugihe amugeze imbere rwose yaciye bugufi kuko icyubahiro kumva ariko arangije ngo begamanye imisaya, bararira. Bagira gute? Bararira barangije. Yakobo asaba imbabazi, arababarirwa, mugenzi we nawe aramubabarira. Haleluya. Ngo iyo Imana rwose mbonye bimeze neza, bituma n'abanzi bawe bagukunda. Amen. Iyo uhindukiriye n'abanzi bawe bagira gute? Abanzi bawe baragukunda. Amen. Naho batagukunda bazagerageza bamenye yuko ari wowe uri mukuri. Amen. Yakobo rero inama yakomereje mu bana be, gutangira kwigisha abana be bari bamaze kugera mu myaka ya bukuru bataramenye Imana. Niba utamagambo mvuge yuko igihe yaratangiye kubigisha byananiranye, abana 12 b'abasore muri bo hari bamaze kuba bari abana bamaze kugera mu gihe cy'ubugimbi, bose bari abasore. Yari ababyeyi yihuta rwose, ndetse ngira ngo hari umugore buri mwaka bagafite umwana. Yakobo rero arangije ahura n'ikibazo cy'urubyaro rwe, asanga barapoteye. Satani yarangije kubigarurira urugo rwe, ashatse kurwigisha birananirana kuko bageze hitwa Ishekemu habamba ihema. Maze habamba ihema, umukobwa we ajya kugira ubushuti n'abakobwa bo kwa Shekemu b'abanyamahanga, bitarangira bamucinze, arongorwa mu buryo butari bwo. Maze abasore bamenye yuko mushiki wabo bamangije, baragenda bajya muri uwo mudugudu barawutemagura, barabakebagura. Bagira gute? Barabatemagura. Witwa Simiyoni na Lewi barabicanye, ndetse Yuda we yari umusambanyi, ndetse ibintu biragenda biradogera. Abo ngabo rero izo ngeso zabo zimaze Yakobo kugeza igihe yasanziye. Kugeza igihe yagize gute? Ngo ariko abonye yuko bamuzaniye ishyano, ngo Uwiteka aramubwira ati imuka ujye i Beteli. Maze Yakobo yimutse agiye i Beteli, abwira abo bahungu be n'umukobwa we, aravuga ati nyabuneka nimukuraho imana z'abanyamahanga izo ziri ku matwi yanyu, mukuraho ibyo bigirwamana. Ahari aho wenda Uwiteka yamenya kubagirira neza, kuko bari barakwiye ibigirwamana mu banyamahanga. Bararangije gufata ibyitwa earrings cyangwa se amaherena, baratoye, barigize imbata. Barigize iki? Burya ngo iyo umuntu yitoje amaherena ngavuga ngo ndi imbata iteka ryose, nzavuga mu cyaha by'iteka ryose. Nicyo gisobanuro cy'amaherena. Ntumbaze noneho iyo yitoboje izuru, yitoboje iki? Mujya mubabona avuga ngo nzemera kuba umunyabyaha by'iteka ryose. Nicyo gisobanuro. Sinzigera mva mu cyaha by'iteka ryose. Muzashake muzareba ngo amaherena bayambikaga niko byanditswe mu Kuva. Bayambikaga umuntu, ubundi iyo umuntu yabaga ari ingoreraga hato cyangwa se ari imbata mu rugo rw'umuntu akamara imyaka 6, ku mwaka wa 7 baramubwiraga bati igendere, gashatse kujyana igendere ubonye umudendezo. Nuko rero uwo muntu yangaga, iyo umuntu yageraga gute bamwambikaga iherena, bakamubwira ati ngo imbata none byiteka ryo. Ubwo rero kwambara iherena nicyo bisobanura. Aba yambaye munyihanganire kuko mvuze igisobanuro, ariko ntabwo ari gahunda y'Uwiteka. Tangira 35 kubera yuko
yababonye ati nimukuraho izo mana z'abanyamahanga. Izo mana z'iki? Maze ngo bayikuraho ibyo biherena ku matwi yabo, maze barangije ngo barabihisha. Ngo arangije yatangira kujya kubigisha gutamba igitambo. Ubwo bari bagiye gutamba igitambo, baragenda mu gice cya 35. Haleluya. Yakobo yubaka igicaniro, maze arangije ashakira igitambo buri muntu wese. Amaze kumushakira igitambo, ubwo yababwiraga buri gitambo, bamwe bakigiyeho bari gukina, ntabwo bakigiyeho bemera ibyaha byabo ngo bizinuke, ahubwo barabigumanye. Umwe gusa niwe wabyumvishije abikora neza. Uwo ninde? Ni Yosefu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Yosefu ngo yagiye yumva neza icyo se yabigishaga buri munsi mu materaniro bakoraga y'umuryango. Amen. Maze Yosefu yifuza cyane yuko igihe bazaba bagiye gutamba igitambo kiva amaraso, ari nacyo cyashushanyaga amaraso yose kutazamena, azagitamba neza. Kandi koko Yosefu ngo agezeyo yarabikoze. Maze Yosefu ngo igihe yabikoraga neza, ngo umubavu uzamuka neza ku gitambo cya Yosefu uhumura Imana neza. Maze Yosefu mu mutima wumva umwuka we yarahatashye, yumva amahoro mu mutima. Yosefu ngo nicyo cyatumye atangira gukoreshwa n'Imana ku rwego rukomeye, ngo atangira kujya abapizozi akabasobanurira, maze barangije baramwanga. Kandi ngo yarabaregaga kuri se, ngo kuko ibyo bakoraga by'icyaha atafatanyaga nabo, ngo nicyo gituma bamwangaga. Nicyo gituma bagize gute? Ikibazo kiravuka rero mu muryango we. Ikibazo kimaze kuvuka, kugeza ubwo bamufashe Yosefu baramugurisha, baramufata, bari bagiye kumwica baramugurisha. Yosefu aragenda ajya muri Egiputa. Yosefu aragenda akorera uwitwa Potifari. Yosefu agezeyo, Satani aramugerageza, ashaka kumukoresha icyaha cy'ubusambanyi. Yosefu arabyanga. Haleluya. Yosefu agira gute? Yosefu yahuye n'ikigeragezo cy'umugore. Yosefu ngo yari umusore w'uburanga, yagiye afite imyaka 17, ndetse ngo agezeyo muri iyo myaka ye yose ngo yari afite uburanga bukomeye. Mukashebuja amubonye rero ngo akajya amugerageza, ngo bumwe akamunyura imbere yiyambaje ubusa, ngo ubundi akamunyura imbere atinjira mu cyumba ngo ubwire, ngo yajyamo agasanga yiyambajwe iki. Abasore bapfa gutsinda icyo kigeragezo ni bangahe? Umva, Yosefu ngo agasubira inyuma yirukanka, kugeza igihe mukashebuja yafashe umwanzuro avuga ati uriya muhungu ninabonana nawe ntabwo nzabyemera. Ngo arangije mu gihe kimwe ngo amutuma mu cyumba kuzana ikintu, amutumye mu cyumba kuzana ikintu. Ngo arangije ngo ahita yinjiramo, aramukingirana, abonera mu rufunguzo. Amaze kuvunira mu rufunguzo arukuramo, amaze kurukuramo yiyambura ubusa. Arangije kwiyambura ubusa aravuga ati uyu munsi nta kundi biri bugende. Yosefu ngo yarebye ukuntu byagenda, ngo arangije Yosefu arabyanga burahanyura. Mu gihe agitekereza icyo yakora, umugabo aramusimbukiye, maze amaze kumusimbukira baragundagurana. Yosefu arangije aramwiyaka, ariko umugore ndetse biba ngombwa ko Yosefu akuramo ikanzu ye. Ngo arangije akubita urugi umugeri, arakubita, arasohoka, ararumenagura. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka nkubwire, Satani ashobora no kugufata ku ngufu, nawe uzarwanisha ingufu ubashe kumutsinda. Tugomba kurwana n'icyaha mpaka ukoresheje n'umubiri kugira ngo utsinde. Amen. Yosefu yanga gukora ikosa rimeze gutyo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Muzi ko ibyo byamuviriyemo kujya muri gereza. Ngo ariko Potifari yamushyizemo abizi neza yuko ibyo bintu atabikoze, ngo Potifari yarazi umugore we neza. Ngo yaragize gute? Yaramuzi. Ngira ngo se abantu ntibaziranye bageze gute? Yaragiye avuga ati nimusiga hanze bazamufunga bamwice, azamushakira irara bimukubita rigire gute? Bimwice. Arangije ati nagenda ajya muri gereza nta kiba, Imana yasenga izamurengere. Yaramurengeye cyangwa yamurengera? Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nawe nubwo waba waragiye muri gereza urengana, uwihangane, Imana izakurengera. Benshi burya bafunzwe atari uko rwose bafite ibyaha, harimo n'abarengana. Na Yosefu yafunzwe arengana. Ubwo rero nunagera muzamenye yuko Imana yabyemeye kandi uyitabaza izagutabara nk'uko yatabaye Yosefu. Haleluya. Ndagira ngo nihutire kujya
ku musozo. Yosefu umuntu w'Imana igihe cyarageze Imana imwongera impano. Ubwo yaneshaga ikigeragezo Imana yamwongeraga impano zo gukora umurimo wayo. Masobanura ibigendanye n'inzozi zari kubaho muri icyo gihugu, maze ahagaze kuzisobanura asobanurira iby'abagaragu bo kwa Potifari. Ndetse amaze kubisobanura ngo umwami aza kurota inzozi, ngo nawe ngo amaze kuzirota, mbese turi kujyana ngo amaze kugira gute kuzirota ntibyasobanuka neza, ngo babagaragu kuko umwe yari yaragiye agasobanura neza ukuntu hari umuntu wamuhanuriye kandi bikabako bikagira gute bikabako ngo abwira umwami yuko hari umuntu w'umuheburayo wabasha kuzisobanura. Yosefu ahageze arazisobanura bibaterege, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Maze barebye umuntu wakora izo nshingano zo gukiza icyo gihugu inzara, kuko inzara igomba gutera mu myaka 7, ndetse hakaza uburumbuke bw'imyaka 7, hakaza n'inzara y'imyaka 7. Maze babajije icyo gukora babona ugikora, bavuga bati Yosefu ni wenyine wagikora. Yosefu ava muri gereza cyo bamwicaza ibwami, bamugira minisitiri w'intebe, bamugira minisitiri ushinzwe ibigendanye n'imitungo. Yosefu arangije abigikomangoma, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Baramushingira Yosefu ava muri gereza ajya muri perezidansi, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ni izamura abantu mu nzego, ntimukajye mwiyemera ngo ni amashuri yanyu ngo niki ngo njyewe ngo narize, ubuse ntabize kukurusha uzi bari munsi yawe. Imana niyo gufatika gushyiraho, shima Imana. Amen. Niyo utarara kugira ngo hari subike. Yosefu umuntu w'Imana yabaye umuntu ukomeye kuko yarinze abantu inzara. Amen. Yarinze abantu iki? Ngo mu myaka 7 y'uburumbuke yarahunitse, hanyuma igihe kiragera cy'inzara iratera. Inzara itera ndetse babandi bamugurishije, babandi bashatse kumwica bakamujugunya mu rwobo, baje gushaka ibyo kurya. Arabonye arabamenya, ababegera gute? Maze arabegera Yosefu, amaze kubegera babaza amakuru avuga ati muri abatasi, igihe yasobanuraga ibyo ngibyo, ndetse habaho aho ngaho nuko bataramumenya kugeza igihe Yosefu yabimenyekanishije. Amen. Maze arangije arababarira avuga tumva nimuze hano muri bene data. Hakeneye umuntu wakira Imana akababarira bene se, nubwo baba baramwishe akababarira. Yosefu bene se arababwira ati mugende muzane data, kuko inzara izamara igihe kinini. Maze Yosefu atuza urugo rw'iwabo ahitwa i Gosheni. Amen. Ndetse muri icyo gihugu kirumbuka barahatura, uko niko Imana ishaka kudutuza ahantu harumbuka, hazahora amahoro, hazahora ubumwe, hazahora hatarangwa icyaha. Imana izahadutuza. Amen. Kubizera Imana izahadutuza. Haleluya. Yosefu ndagira ngo umusoreze mvuga ngo Yosefu yabaye urugero rwiza rwo kwakira Imana kuko yababariye bene se. Yosefu rero yari yuzuye Yesu Kristo uhereye igihe yabeyeho, kuko yabayeho mu karengane ntako Yesu Kristo yagize gute. Yosefu bamugurishije ifeza, Yesu Kristo nawe bamugurishije iki? Ife. Yosefu yanzwe na bene se, Yesu nawe ntabwo yakundwaga na bene se. Yesu Kristo reka mbabwire yagiye mu buhungiro, Yosefu nawe yajyanye mu buhungiro mu Egiputa. Hari byinshi Yosefu afite bisa n'ibyaye. Yosefu yagiye arinda apfa, avuga tumva Imana izabasubiza mu gihugu cyabo. Ni ukuri Yosefu akomeza guhamya ibyaye. Yosefu agaragaza imico myiza Yesu Kristo mu mubiri we no mu bugingo bwe kuko yari yamwakiriye. None nashaka kureba umuntu ushaka gukurikira Imana Yosefu yakurikiye, azamuke atambuke aze hano. Ushaka kwikurikira azamuke atambuke aze hano, Imana izamukorera ibyo yakoreye Yosefu n'abazasoza urugendo rwe neza. Haleluya. Yesu Kristo twiteguye kumwakira. Umuntu wumva akozwe ku mutima atambuke. Yaje umwana w'Imana, Mana iguhe umugisha. Amen. Mana ikugirire neza. Umuntu wumva ashaka kumwakira, haleluya, Mana ibihere umugisha. Witeka aguhire muntu w'Imana. Haleluya. Ukeneye umugisha akaba ashaka gukorera Uwiteka nka Yosefu, Witeka abahe gutambuka. Umuntu wese wemejwe n'umutima we atambuke. Tambuka ucyumva ukimeze neza mu mutima wawe. Mwuka w'Imana uko bikwemeje tambuka udafite isoni. Amen. Tambuka ufite kwizera, tambuka udafite gushidikanya, tambuka wumva ukwiye gukurikira iyo Mana. Haleluya. Tambuka mushiki wanjye, Uwiteka akwakire. Atuzamamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data. Tambuka mu izina rya Yesu. Tambuka Uwiteka aguhe umugisha. Tambuka Uwiteka akwishimire. Ababaturishe Mwuka Wera mutambuke mu izina rya Yesu. Muze mumuhamiriza imbere y'abantu. Haleluya. Mutambuke nyamuneka
ni igihe cyiza cyo kwakira Imana. Benshi bazashaka kuyakira bitagishoboka. Ndagira ngo babwire ni amahirwe umuntu aba agize akomeye arenza ayandi yose mu buzima. Iyo yumvishe imbaraga y'Umwuka Wera ikabaka mu mutima we, iyo ahisemo kumwakira biba byiza cyane. Tambuka rero niba wumva Umwuka w'Imana agukomanga. Amen. Tambuka wegere hano, tambuka uheshe Imana icyubahiro, tambuka ugaragaze yuko uhindutse rwose, ushaka kuva mu kibi, utambuka n'Umwuka Wera ari kubikwemeza. Haleluya. Niba wumva ikidodo ku mutima wawe, amen, utambuke wegere hano tugusabire umugisha. Utambuke uze ubihamishe guhagarara imbere y'iteraniro, maze abadayimoni babwire ngo ndasezereye mu izina rya Yesu. Tambuka mu izina rya Yesu, witeka kwishimire muntu w'Imana. Haleluya. Tambuka mu izina rya Yesu Kristo. Tambuka uze hano uhamiriza imbere y'abantu. Amen. Yesu Kristo aravuga ngo umuntu wese uzamamiriza imbere ya Data, imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data, witeka abakire. Yesu Kristo aravuga ngo nimureke abana bato bagire gute? Bansange, kuko bameze gutyo navuga ngo mwisharuka bati nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato ntimuzigera mwinjira. Tambuka hano, tambuka mu izina rya Yesu Kristo. Umenye ko ari Yesu usanga. Nawe Imana iraguhindura icyo ya Yosefu, nawe Imana iraguhindura igukuraho Yakobo bwa Yakobo, maze izina ry'Imana hagukira. Amen. Mbese nawe usigaye ko nta ndirimbo turi gushyireho ngo atambuka ze hano. Isashimwe. Mbona aho umwanya wo gutanga itangazo yuko abantu bose bitanze bakajya hariya. Nshaka ko tuganira mu minota mikeya tukanoga ukuntu tugiye gukomeza kwigana. Haleluya. Reka ahari dusubikiraho kandi dusengera abantu b'Imana. Amen. Amen. Dusengera abantu b'iki? Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Witeka Mana yacu kandi Muremyi wacu, uko wagiriye Yosefu ukamuhindura mu mutima niko twifuza kutugirira. Amen. Uko wagiriye Yakobo ukamukuraho Yakobo niko twifuza kutugirira. Umurage mwiza warazwe na sekuruza wabo ni ukukumenya no kukwakira no kwakira umugisha wawe. None ababyeyi bitanze ndabasabiye, abana bitanze basabiye umugisha wawe, abasore bitanze basabiye umugisha wawe, ngusesekare mu mitima yabo, basabiye Umwuka Wera, basabiye kugira ngo basobanukirwe n'urugendo uko bazarusoza, basabiye gushikama, basabiye kubana nawe, basabiye kukuramya mu kuri ndetse no mu mwuka, basabiye kutarebera ku bantu ahubwo bakarebera mu ijambo ryawe, basabiye kunesha no kubasha muri byose. Izina ryawe ntabwo icyubahiro.